Hano ni mu Marangi. Ahangaha ni quartier y'urubyiruko. Ahangaha urubyiruko niho dukora umugati nyine Perezida Kagame yagiye adushiriraho kugira ngo urubyiruko rube rwajijuka. Badushiriyeho amashuri bariga, abana b'abakene bose bariga. Ngo rero urumva nk'abajene cyangwa se nk'urubyiruko twahawe amahirwe akomeye cyane. Nk'umuseriveri biba byiza wenda iyo ubaye uzi wenda warize se cyangwa se wenda hari n'urundi rurimi uzi, kuko hano ntago twakira abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe gusa, haza n'abanyamahanga nyine. Kazi kose burya nta kazi iyo winjiza nyine biba bikora tu kandi urinjiza. Birumvikana cyane. Oya ntago ari akishyura. Nagakishyura? Ako kaba kari mu buryo bwo kunoza serivisi nyine, kuko tuba twagutindije uri kwiye. Wow. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje agatanga komande agasanga itaratungana cyangwa se bikaba ngombwa yuko ategereza, avuga icyo ashoboye mukaba mukimuhaye cyane kandi cya for free. Ako kaba ari ak'ubuntu. Ubona izo strategy mwatekereje zishobora kumara iki muri business? Hospitality everywhere. Abakunzi ba Hospitality TV turabakiriye, turi ahantu bita i Nyamirambo, ahantu bita mu Marangi. Witwa nde? Amazina yanjye banyita Nzayisingiza Jean Baptiste. Nzayisingiza Jean Baptiste. Nkaba ndi umukozi wanga mu Marangi, ahantu mu bita muri Shiba Coffee. Tugira ikawa nziza, ibyo kurya, ipilawu, byose biba bihari kandi ni munange kabisa. Ni munange. Mise nkumva ukimara gukoresha iryo jambo, mise numva yuko uri urubyiruko. Wowe ninde wo kugira inama yo kuza hano hantu? Inama nyine nayigerewe n'urungano n'ubundi narwo rwari rwashiritse ubute nyine, baravuga ati reka tuze dukurikirana ibintu, barandabura nyine nanjye aba ati nta mpamvu yo kuguma nyine nicaye. Kazi kose burya nta kazi iyo winjiza nyine biba bikora tu kandi urinjiza. Birumvikana cyane. Aka kazi ukamazemo igihe kinini? Ntago ari gito tu. Ntago ari igihe gitoya ukamazemo. Rero reka tubanze, ijambo hospitality urarizi? Hospitality ndaryumva. Ujye uryumva. Ijambo hospitality rero riba rijyanye no guha umukiriya customer care cyangwa se gukora ibirenze guha umukiriya customer care. No kuvuga ngo uba ugomba gufata umukiriya neza kugira ngo nejo azagaruke. Ese ibyo bintu wowe ujye ubigerageza? Ngenda bigerageza nyine tu. Cyane cyane hano muri Shiba Coffee nyine tugira umwihariko, ushobora nko kuza wenda ugasanga ibyo ukeneye ntibirabonekamo gake, mu rwego rwo kuguha serivisi nziza utegereje ya oda yawe, tukaba tuguhaye akantu ko kuba wifashishije nyine utegereje wihanganye tu. Mutanga n'akantu ko kuba umuntu ategereje uhugiyeho nyine ko kunywa nk'agateveri, agakawa, agakarafe, ibintu bikagenda neza. Ni ukuvuga ngo arakishyura kandi ako kantu? Oya ntago ari akishyura. Nagakishyura? Ako kaba kari mu buryo bwo kunoza serivisi nyine, kuko tuba twagutindije uri kwiye. Wow. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu aje agatanga komande agasanga itaratungana cyangwa se bikaba ngombwa yuko ategereza, avuga icyo ashoboye mukaba mukimuhaye cyane kandi cya for free. Ako kaba ari ak'ubuntu. Ubona izo strategy mwatekereje zishobora kumara iki muri business? Izo nyine zishobora zituma umukiriya yihanganira ibyo yahuye nabyo, ni kwihangana kandi nyine bituma binamumotiva nejo kugaruka, kubera yuko aba yabonye yuko nibuzeho upfa umusobanurira ibihari no gutegereza nyine ukaba umuhaye akaba ahugiyeho. Urumva nagategereza nyine ngo arambirwe, kubera ko aba afite akahugiyeho izo saha. Komande iyo ibonetse nyine bigahita bihura tu. Bihita bihura. Kandi ako kantu mubona gakurura abakiriya benshi cyane. Mubona ari kimurusha izindi business muturanye? Ikintu turusha izindi business, ahangaha nyine ibintu byose navuga yuko nyine bitewe n'uko hano muri ino zone nk'uko nawe wabibonye hose nyine ni resitora, acuruza ibyo kurya, ibyayi. Twebwe ikintu turusha izindi resitora, ahangaha tugira icyayi cy'amata kitagira amazi na make. Kitagira amazi? Aba ari amata gusa. Ni mwebwe ubwo ni muhomba? Inshyushyu yacu ahangaha irihariye. Ibintu byose nyine hano wenda n'abadukurikiye izi saha cyangwa se n'abazareba iki kiganiro
ukaba wifuza kumenya kuko ibyo nkubwira ari ukuri, uzaze mu marangi ubaririza aho bita muri Shiba Coffee. Muri Shiba Coffee. Uzasanga ibintu nyine ari munange tu. Usanga ibintu ari munange. Ni ukuvuga ngo muri Shiba Coffee ibintu ni munange. Nk'uko uri kubikoresha ubwo bisobanuye yuko ibintu ari byiza cyane muri Shiba Coffee. Wari wagerageza gukora coffee cyangwa se icyayi? Ujye ubigeragezaho? Njyewe bitewe no hano twebwe nyine tugira akazi n'ibyiciro byako n'abagakora. Aba hari ushinzwe gukora ikawa, ushinzwe buri kimwe cyose nyine kigira ugishinzwe. Njyewe mba ndi ku bintu bijyanye na firigo nyine, ibintu byo kwerekana imipira, uko wabibonye hano hari ekara nyinshi. Ubu ngubu ugarutse aha mu kanya saa yine z'umugoroba wasanga hano hakubise wuzuye ukikanga kari kuri stade Amahoro. Habaye match. Twebwe turabikurikirana neza, bari kuri nko kuri stade babireba rwose nk'abahibereye kuri stade. No kuvuga ngo mwebwe mugira n'akarusho yuko mufite amascreen arenga 3. Ahanga mu marange n'ugenda hose urasanga nta hantu biri. Okay, ikibazo cyanjye kiragira kiti ese nk'umujene wicaye mu rugo iwabo, nk'umujene utagira ibyo akora, nk'umujene utegereje ko papa we cyangwa se abamurera cyangwa se abaturanyi biwe bazamubwira ati ngwino tukwereka ahantu tuguha akazi, nyine uwo mujene abone kugira ibyo akora, uwo mujene uramutekerezaho iki? Akoko aguma aho ngaho arindira umuntu uzaza kumubwira ngo ngwino tuguha akazi? Njye ntago namugira inama yo kuguma aho ngaho, kuko icyo ushaka nyine icyo ushaka uragiharanira. Icyo ushaka uragiharanira. Nimba wawe uri umujene ukaba wicaye aho ngaho iwanyu bogisi ukibaza viye wawe, aho ngaho rwose uri mu buyobe. Uba wakishe? Uba wakishe kabisa. Gerageza nibuze uvuga ati uhaguruka ujye gushakisha nyine. Kuko tubona abantu benshi nyine unyura aha ngaha muri zino resitora, nk'uko wabibonye ni zone nyinshi ni resitora nyinshi, ukanyuramo nyine ubaza, iyo ubonye akazi urabikurikirana. Ariko kuguma mu rugo ntabwo amahirwe yawe burya gusanga mu rugo nyine, ugomba guhaguruka ukajya guhiga. Baravuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Nikamenya iyo bweze. Ugomba guhiga tu. No kuvuga ngo akanyoni katagurutse nikamenya iyo bweze. Ngewe ngera hano ninjira kuri twahita kuri gate yinjira mu marangi. Reka tuba ariko tubivuga nabi. Cyase mu kayira kinjira mu marangi. Nahuye n'abajene benshi cyane, bamwe bansatira bambaza ngo tuguye iki boss, abandi bakwakira baba ase bari abantu koko niko bafite akazi mu ma business cyangwa bose baba ari abakozi nyine, nk'uko baba baje gushaka umugati tu. Bose bari abakozi. Nimba kubwira ati welcome ngwino hano nyine muri Shiba Coffee tukwakire, hari agakofi kameze neza, hari ibintu bimeze neza, fresh juice. Urumva nyine nawe ushobora gutekereza nyine ukifuza kumenya, ukagira amatsiko yo kumenya aho hantu no kumenya ibyo bintu bihakorerwa bihatangirwa. Kugejeje nyine akakwakira neza, nawe kuko ukabyishimira, uravuga uti wallahi wankoreye ibintu, ukahita umutera n'agatipu, cyangwa se rimwe na rimwe nyine nawe nk'umukozi nyine arabihemberwa. Nawe arabihemberwa. Ni ukuvuga ngo aba ari umukozi, ntabwo ari nk'aba bandi dusanga mu masoko bita abataka. Ngaha nyine wenda birumvikana ashobora kwitwa umwataka bitewe n'uko yagusanza ukinjira akakubwira ati bimeze gutya na gutya, kubwiye ko bimeze nyine, wabyishimira ukahaza nyine ukareba uko bimeze. Ariko nyine we araza akaba ari nk'umuseriveri, araza akaguhereza umuseriveri akakwakira, akabihemberwa nyine ibyo ngibyo akora tu. Ni ukuvuga ngo hano mu marange umuntu uwo ari wese ushaka akazi ashobora kukabona bitewe nyine n'akazi ukeneye. Bitewe n'akazi ukeneye. Ariko niba uri umujene ukabona kino kiganiro, ushobora kumushishikariza uwo mujene nyine uri kureba kino kiganiro udafite akazi, ushobora kumushishikariza kuza hano mu marange, ashobora kuhava abonye akazi. Ikintu nagushishikariza nyine, niba uri umujene uri kureba iki kiganiro, wicika intege, gerageza, wenda ushobora kuba waragahigiye ahantu henshi akazi kakabura. nimba uri kundeba nyine ahangaha turi koko nk'uko twabivuze tugitangira, hano ni mu marangi.
ahangaha ni karitsiye y'urubyiruko. Ahangaha urubyiruko niho dukura umugati nyine. Nimba watembereye nugenda ahantu henshi nyine ahantu urasanga abakozi benshi barimo hano biganjemo hano mu marange ni urubyiruko. Nimba uri aho rero uri umujene wicika intege, gerageza nimba waraburiye n'ahandi uzurebere na hano mu marange, wenda amahirwe ushobora gusanga ari ayawe tu ukaba wakagwira. Ase gukora wowe ibintu uri gukora hano mu marange bisaba kuba warabyize mu mashuri? Wenda birumvikana nk'umuseriveri biba byiza wenda iyo ubaye uzi wenda warize se, cyangwa se wenda hari n'urundi rurimi uzi, kuko hano ntabwo twakira abanyarwanda tuvuga ururimi rumwe gusa, haza n'abanyamahanga nyine. Ubwo rero iyo ubashije kuba wavugana nabo urumva ni ibintu byumvikana nawe, ni ibintu byiza nyine byongera confidence zawe, confidence zo kuba wavugana na buri wese. Ni ukuvuga ngo ikintu dukuyemo ni uko umujene uri kureba kino kiganiro ashobora kuza hano mu marange akaba yabona n'akazi. Waba warize waba utarize wicika intege, hano bakira buri umwe, ntabwo bareba amashuri wize, pfa kuba uri inyangamugayo gusa. Noneho sasa hari ikibazo nshaka kukubaza. Nk'umujene w'umunyarwanda, aka kanya nk'umujene w'umunyarwanda, ndakeka warakuriye mu Rwanda cyangwa se waravukiye mu Rwanda, urabona ari ayahe mahirwe urubyiruko rw'u Rwanda rufite aka kanya? Amahirwe urubyiruko rw'u Rwanda rufite muri iki gihe? Muri iki gihe urubyiruko rw'u Rwanda rufite amahirwe menshi cyane, kubera yuko nyine twashyiriweho ibice byinshi byo kuzamuriramo imikorere yacu. Duhabwa nyine uburyo bwo kubasha natwe kwiyubaka nk'abajene, kuko nawe izi saha ndakubona uri umujene kandi uri gukora kuri televiziyo. Ubwo rero umujene wese twebwe twashyiriweho uburyo nyine bwo gukora tu. Ahenshi uburyo bw'imyidagaduro ni byinshi cyane Perezida Kagame yagiye adushyiriraho kugira ngo urubyiruko rube rwajijuka. Badushyiriyeho amashuri bariga, abana b'abakene bose bariga. Ubwo rero urumva nk'abajene cyangwa se nk'urubyiruko twahawe amahirwe akomeye cyane. Ni ukuvuga ngo urubyiruko rw'u Rwanda dufite amahirwe utapfa gusanga no mu bindi bihugu. Gira ikintu ubwira ubuyobozi bwacu. Ikintu ubwira ubuyobozi bwacu? Ubuyobozi bwacu ndabushimira cyane, kuko ni byinshi bwagiye budukorera, si twebwe abajene gusa kuko ni nk'abanyarwanda muri rusange. Ni ibintu byinshi byagiye bigerwaho, urebye nyine igihe cyahise, ibyo twumva mu mateka y'igihugu cy'u Rwanda naho tugeze ubu ngubu, ni igihugu gishimishije cyane, kandi dukesha ubuyobozi bwacu. Murakoze. Reka tugushimire, tugiranye ikiganiro cyiza. Umuntu ufite icyo akuramo aragikuramo, kandi ndizera yuko iki kiganiro gishobora gufasha umuntu runaka ukibonye. Reka tugushimire, tunavuge ngo abakunzi ba Hospitality TV mwari muri kumwe na Yves, kandi Hospitality nakagaruka, nizere ko mwakanze subscribe. Reka tukwifurize gutera imbere mu byo ukora byose, kandi Imana igishyiramo imigisha. Murakoze. Murakoze cyane.